yewe reka nkubwira singaye uriya mugabo wamubwiye ngo hari igihe azajya kurega buriya bubazo bwe bw'amafuti ngo bamuvuze kakajwi ntiyicara ngo akore ibiganiro mu mubone mwe banyarwanda namwe ba diaspora mwebwe mubibona mu bikorwa agenda asopanya abantu urumva umuntu yavuga ikintu ngo ngiye kukurega ribu yayigize nka sekuru kuba nafata nkavuga ngo uyu muntu arafata kankamera ntabishaka nkajya kubona nkabona yakize kuri YouTube ngo acunga wicara hari n'ikiganiro kizonzova mfata yigisha abazi ndi kwambara ngo nkore ikiganiro mbona ndi kuri YouTube yiwe abantu baratangira ati sigaho ujya kwirirwa usambana na nzovu kuri YouTube wa mugabo ibi bintu wihaye byo kuza guhabura abantu ejo wavuye kuri ribu uza kutubikamo ubwoba hano ngo nago uvuga amategeko ribu yavuze kurega uzongera kukuvugira umuryango ngo nuzongera kukuvuga nawe reka gufata abagabo bacu cyangwa inshuti zacu ngo uzisopanye bana neza ujya wicaza bakumire nyamabondo yamukoze iki se uri ngo yavuze ngo mushiki we ngo anamuvuga ngo nabana be iyo ushatse umuntu wabyaye uwo mwana bari uwanyu mwese kakajwe araje abaye ni utegetse uwo munsi ubwo wabukira umugabo ubwo niwe MC ntago ari we wari MC ni nanjye wari ufite ijambo none ngo nacano yadusabe bana yibye kandi niwe manager oya barimo barakiramo Tiyote na Olivier maze ko umugabo amaze kumenya hamushize kwibaca n'urumva ari ibintu birenze agari ibintu birenze nabyo yaba biziho bari abo banditse ngo titire kwandika titire niwe muntu bizi cano yadusabe niwe uzi uko imeze niwe ubikontorora none se telefone dusabe nago ashaka koraga ikiganiro ari we yayihereje niwe wari uyifite se oya niba ari urukundo yari amufitiye ni gute urwaza umuntu babanje gutereka kamera You already know me, my people out there. Call me the teacher in the city, the vibe in the fiesta, the reader in the jungle, the dreamer in the struggle, the seeker in the story. Unyite rutikanga rutijanda rwema w'intwari mbarushimana ndishongora mukotano nk'abaruti kurashorwa amabuka abanzi banyita umuhungu w'umuhanga kumuheto. Mbahaye ikaze kuri Arimba TV nje nitwa Alexis Mbarusha nakiriye aba naringiye kwanga nakiriye abagore beza abakobwa beza b'ibizungereze ko natirere pana babandi barigize nk'ibitoki byapfuye mu isafuriya batetse kuri gaze y'amabara hagiye na kiwingo nanuza na ngufu byanyabyo zashize wazinywa agasubundi oya ariko burana ari kuzateganya kuzacuruza turantura ucuruza iki hari impamvu ariko byose ntago ariko babimaze ikintu cyitwa inzoga ya rikeri yengerwa mu Rwanda nese bahereye ku bigage impamvu n'ibigage byo barabiciye bamenye kuvuga ko ariko haguruka gato nkwereke haguruka gato nkwegereze shayiteri ntambwe agatambwe gato bigira imbere uricyo ngaho caramo neza ho cara wigiye hepfo rwose nawe yego ntago baciye bira bigage byo kuvanga amasaka najya yera ngo ntawemerewe kuyashigishamo ikigage ahubwo bira bigage bongeramo izindi produit na rikeri ntago mva ku ikigage nize produit bongeramo umusemburo wa kinyarwanda umubirizi n'umuhehe nunuza n'umuzi w'uruhe w'igihehe n'umuzi w'umuyenzi akoshabera ibintu nabyo byanakwica oya ikigage kirarya wakino nicyo cyankujije oya ikigage nanjye nakinyweyeho rero kubica nago bari basigaye benga ariko ikigari heri hagomba gushigishirwa ikigage gute ikigage sinzi ibintu bakoze neza oya ikigari nta kigage kihaba umuntu litiro imwe y'ikigage asasha agendesha agahanga sagahanga ahubwo ubonye cyarabaye mbwira umusemburo wa kera na badata batubye basamaga ku kigage ko batagendeshaga bacuramye nk'akamaro ibigage by'ikigari byo byabaga bifite isuku ibiki ukuntu bafata ibintu bakashyiramo ifu nta kintu cyo mu cyaro kigira umwanda ivu ubu se nta ubundi wakura gute utari reba bira bijumba bya runo ni wahita guhanagura gutyo urya nta mwanda uba mu cyaro nubwo byonyine se kugikuriye kijumba gikura mu murima yakuraga ku mugozi akagena ahita hekenya uhatisha amenyo yabaye gutyo kubera ibijumba nta kintu cyo mu cyaro afite amenyo meza tansiyo nubwo ntayakura wabona ujya komekeshamo bya biparasitike by'umweru oya shaka kora nge Imana izamfasha mbona amafaranga nkoresha amenyo ntago naseka wowe uzambara pere yegeranye kuko akabwene kawe kari hejuru
gira gahe turebe winshinyikisha uzashinyikira isi yo yaranshimishije cyangwa n'abantu mwaranshimishije wamagana amenyo yawe yabaye kiko nde wajyango ndakwemye ntabwo ndi abantu bagushinyikisha sinturanye nawe ajya arwaye imungu oya narakoze impanuka ngwa muri kaburimbo hehese umuhanda abe mayirungi nyinshi mwakenye mwabagore kw'Imana nta Tanzania ururira mwereka icyuma cyanjye nta Tanzania ururira Tanzania ninye gusa ntayuzi shanze Nyarwanda ubu imodoka ugendamo zose ni Inyarwanda ni Inyarwanda kandi ugiye gutega ukukunda za zindi ndende nkunda bya bibisi oya ni zimwe ndende oya nkunda batwita uduki biragusa nibyo urimo mw'iki gihe biragusa kuko undi ngufi nkunda ingufi twegerane nkunda twegerane biriya bibisi ugenda witendetse bisi ugenda uhagaze nakufasha akantu se ngenda nicaye navune ugenda wimanitse mba nshaka imodoka ngenda nicaye Tanzania navugaga ni biriya biremuro ki wa mugoreza byamakuzungu none se njyewe ndi kuvuga iki umugorera ndi kuvuga iki se we barayibaza imbwa koko si yejo bundi yamukaga hararuguru ubu mukanya barazana za sambusa zo mu ndo nabyo se bura FDA irabisuzumara inyama se wajya gusuzuma inyama ni nyama nyama ni nyama ipfa kuba iri inyama ntabwo biba bireba umuntu imbwa zarashize nyama ni nyama batari kuyikinja yanze gupfa ahubwo bayikubise ku gikuta niyo byanyabye yanze gupfa bari kuyica ibateje abantu icyo nzicyo bari kuyikubita ku gikuta oya ahubwo ubu cya kigabo ndaza kubona mu kanya kiza n'urudaro ari gatitiba n'indobo mbe ndaguze ngo 2.5 mwayihenda ate kandi ari kuyica nta n'igipimo cya veterineri kiri oya ari kuyivura abantu mwe kurya kwacu ni Imana itwirindira oya Imana itaturinze se ubundi ko twapfa uranyura muri kantine bakaguha icyayi utazi ngo bagicishije hehe urajya mu kabari ukarya umuceri none uriya muceri w'inyamirambo ukwezi kose uragenda ukabyimba bivuze ngo si mu nzoga gusa ubwonko buri ku gihe none ejo yari yataye ubwonko ejo nari nataye buromani buriya se ujya ngo ejo nari ndiho ese ejo warababaje uturuka ejo n'inkorana nawe ikiganiro oya njye ntabwo ari uguhera ejo bundi kuwa gatanu njyewe sinari nzi sitarakari zari none nkajya mbona ibi ngibi muri mu bintu uzakora sibyo ntuzigere nubona ko turi abadahambana ntuzigere ubura n'umuntu n'umwe waganiriza akantu kawe mu bantu bose ugenda yego ashobora kuba atagufasha ariko ubona ari umuntu wakubikira ibanga ikibazo umuntu nk'ubu ngubu sinshaka kukubwira gutya Amanda ngewe kugira ngo njye kubivuga udahari nahita nshaka ikiganiro dukorana njye nawe nkabikubwira nanjye rero aho kugira ngo mbikubwire n'ubundi unyase nafashe umwanya wanjye kukubwira mera gutya ubundi se ko bigaruka bikansanga nabwo ntabwo yarameze neza kubera ko twari turi kumwe twakorana ikiganiro ariko waraye unarira wari wabyimbye amaso ntabwo nigeze yarayarira yabuze inzovu ntabwo nigeze nsinzira ejo bundi tuva gukora ibiganiro abuyera mushakisha umva nakubise ajya nahaba yakurufunguza nyiri igipangu arareba asanga umugabo shwe ari nako karimo kararya inkiyo za gashyekero kandi umutima wo kujya Sodoma nawe nigeze ngira umutima ujya Sodoma nawe nagize uzibeshya se ujyeyo oya najya bakunweza umva ubundi iyo twajyanyeyo uriya ngo uwamuhaye inshyi ahita acugusa ameza bikatumeneka nese kuko urumva nta shyari ribaye ishyari uzi ko ni video yari gu mutoni yabonyuje niba uzi ubwenge ntuzigere ukunda kujyana nawe mu gashyekero njyewe yanjyanyeyo kabiri ariko ibintu byabaye ntuzongere ubu ngubu niyambwiye ati tujye Sodoma itamugane ngaho genda kandi ibintu mba nkubwira ubugira ngo njyewe ntabwo njyayo mani ntabwo njyayo nubwo twagiye tugiye mu kazi ibintu byose mba mbizi kandi njyewe kubimenya kwanjye ujya ubona njyewe nshamaduka ukasanga nakonyaga kunguna bari abagore nese njyewe ubona tugafitanye njyewe ubona tugafitanye mba naje ushaka umubyizi mba naje niba mvuga ati mana ko wampaye akanwa reka nkatuze nkahingisha namara kugahingisha uyu munwa wo murawukoresha mani ariko narangiza aba bagore hari abasigara bo bafite udutsiko operation yo kugira ngo bazabone ibyo bavuga ejo noneho bo babikora twe njye bikansangaho nibere ntiriwe njya kwirwa niyandareka nshyushya agahanga ubu ngubu plan ihari urumva ikindi cya kabiri
kuvuga ngo abagore ba Nzovu baje ejo bundi akararana nabo na n'umwe muri bo hari ubyihishe inyuma ni inshuti yabo ni inshuti yabo ariko barashaka bamushete aze ucika intege icyo nkundira uyu mugore Sinshaka. intaragahanga none se ejo yagiyeyo ejo amujyana aho bari narababaje ati se bimeze gute kudore nyine yaje kumutwereka kandi byose bari babizi sasa kandi nabo nibo baguhamagaye ngo ngwino ni nabo banyihamagariye koze cyane barambwira ngo zamura Ese amagani koko mubwire ko n'amafoto hari n'amavideo barararanye byanyabyo batararana se Batararana ari se. gusaba imbabazi Nzovu asaba imbabazi uyu nguyu si twahoze tuvuga ngo uyu nguyu niwe kirara oya ngo ni njye mbobo uyu nguyu Ngo ni niwe njye udashobotse. udashobotse nanjye ndi kwirukanka inyuma none se ubu y'amazu ibyo uyu mugore yakora se Nanjye yaba ndi- bitewe na Nzovu nanjye ngo ndi kwirukanka inyuma y'amazu ngo ndi Ari umuntu guhiga utabasha amazu undi ari kwihangana. gusohora uyu rero ifaranga nawe akora ibiganiro mana abandi bana ibiti biratandukanye biriya bintu uvuga ngo ngewe ngo imana yanjye umwana aragenda akikaraga umupfumu akagaruka mwaba mwicaranye akapfukama ngo mana ngo mbabarira ngo reba ibyanjye we afite imana ashinyireho hano mu ruhago afite icyatsi afite icyatsi akenyereyeho Ese wowe urimo icyatsi uracyaza ntazi. agahanga Umva nta mana nyagasani icyo cyatsi ntacyo wowe sinzi ibyo ko nza- nkubwira menya Ibiti yuko se bazabirisha biriya binakora kugeza ibiganiro ryari? ngo Nzovu ngo n'uwanjye ngo n'uwanjye biriya nushaka hari amagambo ujya ukoresha ashesereza nabo bakaguhima batagukozeho uremera ko hari umuntu wicira undi kurwara nk'inda akakubabaza ese ko ko numva harimo ishyari rya danje ahubwo hari Ya- ibishaka ko abagore byoroshye bizarangira se. baroganye njye nta mugore Cyakora nzajya kujya iwe ngo ndye nzajya mva iwanjye ndiye Cyakora atazagira reka nkubwize n'ungaburire. ukuri. Njyeweho bumvise ngo nka moti nkubise nka hariya ariko muribuke Batamubona siteri akazi. imitsi yaregaga Nzovu yirirwa rero ngewe bagutware wandaye we naguturutse inyuma ndakujomba ariko ubu bari muri aya arimo arahagaza nk'akaguru barimo arahera hano azamura twakigize gutya ngo sheri akasha ikintu cyambabaje ni ukujya muri egisi umuntu tumaze kuvugana ambwira ati ndananiwe ese ubundi ngiye kuryama byagenze bite kugira ngo ajye muri egisipo nanjye sinzi uko byagenze telefoni njyewe niriwe iriya telefone buriya wasanga harimo uyifite umubare banga wese ko bawuzi none warajya guswapisha asanga fubi nta kintu kiriho kashe ese byagenze bite kujya muri egisipo egisi oya njyewe naniriwe nagiye kureba amazu ese nakunda n'umuntu wo muri njya no social ku media. ruyenzi Neda we cyangwa mbivuge arambwira ngo ari mu uretse kazi twumve inkuru ukuntu ari byagenze mu kazi navuye gushaka ayo mazu ndamuhamagara nimugoroba uba wibereye kuri tele namuhamagaye nimugoroba arambwira ati se waje mu rugo kuko hari umuntu dushaka kuvugisha kuri WhatsApp ndamwanira ndananiwe ego niko yakubwiye ngo arananiwe oya njyewe ninjye wamubwiye ati ndananiwe nawe ahita ambwira ati shati ndananiwe mvuye mu kiganiro na Kanyombya ndamubwira noneho rero reka turyame njyewe wowe ndazinduka icyo uzirana iti muryamisha Nzovu kandi yamenyereye gukora amanywa nijoro araragenda kandi ari wanyibwira ati reka turyame aramutse aryamyeho gato Tireka turi- bahita bamusangamo tifoyide malariya diyare byose reka turyame urazinduka mu gitondo uza kundeba tuvugisha uwo muntu tujye no mu kazi yego nka saa 2 ndamuhamagara mpishije nari maze guteka utuboga twa Saa 2 za nimugoroba? twa nimugoroba gutya ariko mikoro biri kuderanje maze guteka utuboga ndamuhamagara umugabo ntiyamfata ndareka nyuramo agasaha Dianza n'amazi saa 3 tunywa. ntiyamamagara zana amazi ni tunywa amazi nshaka ntago nyakurogeramo njye Oya, sindoga nturoge ubwo bigejeje saa 4 barakurangiza ahubwo uri muri Arampamagara. byo bya Nzovu ndamuhamagara ntiyamfata saa 4 n'igice numva fone yavuyeho bwakeye nanjye mfata ubumoto ngo ndazinduka nje kureba umugabo mu rugo nsanga ngo hari umunyamakuru umutwaye ndituriza ndongera mfata moto ndataha uw'abandi ndongera ndahinda njya mu mazu sinzi ukuntu narebye kuri telefone mbona ikiganiro ngo munsabire imbabazi Diane ngo telefone ngo nayitaye muri Expo ngo abafana ngo baneruye ngo barancugusa ngo fone iratakaye bamucugusa n'ingagi ariko bari impamvu ngo babonye yatakaye Yego. ngo nari najyanye na Esther muri Expo ngo nabaramubanje ngo nabaramu ngo kandi ngo ngo nabaramu ngo na uzi icyo nyirabukwe bapfana ngo na nyirabukwe uzamubaza icyo bapfana ngo arashyira cyahe ngo ni nyirabukwe na muramu we na mudamukazi we n'ibintu nk'ibyo
ubundi se kwa mubwira ngo uze muryame mwari buryame he? Hoya nari ndi iwanjye nawe ari iwe aravuga ngo reka turyame nanjye ndananiwe mu mutwe hari habaye na match arambwira ati n'ubundi bwije ndareba match mu rugo kuko afite internet yego afite na televiziyo yagombaga kureba match mu rugo ukuntu rero yagiye muri Expo ukuntu yari ahururana n'abakobwa ryinshi erega kabaye ukuntu yakubise muri Sodoma Sodoma gutungwa n'inki z'abagore ba Sodoma uriya wamukubisa hari undi ujya umukubita none akamuca n'ibise bakamurya n'inzara none se siwe wamuriye inzara akanamukubita agiye guhunahuna amazuru ayatera ahandi noneho wamenye se icyo bari bamuhoye ngo yari yinjiranye indi nkumi mu kabari muri ako kabari ko kahoze kuwahoze ari umugore we noneho undi mugore nawe ako se waretse gupfa undi mugore uwo mugore amukubise ngo barafushye ati nta soni ukanzanira mu maso undi mugore abarafushye baramutimbuye ubwo nawe wagombye kuba warahagiye nawe ugakubitwa ari gukubitwa izakabwana rega njyewe reka nkubwire ikintu cya mbere cyo nazashobora kabone niyo twanabana sinshoboye kugenda amajoro sinshoboye kwirirwa nzenguruka mu izo mbari zose ntabyo nshoboye pe byo kwirirwa nzenguruka imbari yaho aramutse agiranye n'ikibazo n'uyu nguyu uyakazanamo ibintu byo kuvuga ngo dutandukane yabyifatamo yirukanka inzovu ahita abyemera yiruka nyine impamvu niba asigaye yicara akavuga ngo nese ngo uriya mu diaspora ngo wamureka tugasubirana ako kantu ibaze byonyine icyo kintu kirarishije kandi kiranababaza aramutse amubwira ati twarekanye si telefone bavuganiraho hari touch inzovu afite ngo azajya abone Stella Ronaldo cyangwa yamupostinze n'ubundi abishaka yamusubirana cyane uya sinshaka nira yangaya nanayakunda kuba ariko se ubundi kibazo mbaza agahoza murayamamarije kandi ntago batwishyisha nta kintu oya baduha akazi oya none se ko ari amazi ndi kunywa baduha akazi twamamaza uzahakorerwa se kandi uvuze izina ryayo reka twikomereze rato tutanarisubiramo ntago bareba yewe mana yanjye mwabakobwa mwe n'abagore mu mwiruka inyuma nuko mushoboye izo mbari ngiye nambara inshoboye ubwo niba ari uwanjye Imana izamomba ariko se ubundi ikibazo umanitse amaboko none se nanjye amajoro sinshoboye ayo majoro kuko nta n'urambona umuntu tuzakubitana nijoro akaza akavuga ati Diane namubonye mu mbari nagize kurara amajoro noroka ibipangu byo mu rugo azaba ari aho nkuze nisobanukiwe nabwo ngende ndushya amaguru ikibazo mbaza niba utari Nyagasozi nzova akaba ari Nyagasozi naba bana nabo oya kuri njyewe ntago mwita Nyagasozi nyine oya ubwo impamvu nkoresheje iryo jambo nukugira ngo numvishe nyine karitsiye abarizwamo uravuga uti nzovu nushaka umuryamisha saa 12 ntibizakunda nzovu yamenye kwigendera mu kabari kandi n'abantu akundana nabo cyangwa abantu aba bagore mu gutwara bahoze ari n'abagore be no bamenyeye kwibera mu kabari nzovu uzamushoboza nabwo wabona biriya bintu bya nzovu kakajwa biri inyuma nabonye kakajwa ari we muntu wiyongoje izi social media kakajwa bari bubi aturi bubi se biriya bintu ari gukangisha batera muri gereza yewe reka nkubwira singaye uriya mugabo amubwiye ngo hari igihe azajya kurega buriya bubazo bwe bw'amafuti ngo bamuvuze kakajwi reka nanamubasobanurire mu namwumve kakajwi afite cano ni Vanessa Expire niba ari Expire niba ari Expire simbizi Vanessa ntiyicara ngo akora ibiganiro mu mubone mwe banyarwanda namwe ba diaspora mwebwe mubibona mu bikorwa agenda asopanya abantu urumva umuntu yavuga ikintu ngo ngiye kukurega ribu yayigize nka sekuru urumva erega ribu nabo n'abantu ese byarega biba bifite ishingiro cyangwa ibaze ngo umuntu bamfuze kandi kakajwe amaze kunyiba ibiganiro bibira bishyira kuri cano ye kuba nayoboka nkajya kurega ko atanamemba nta muntu batavuga rega urumva kuba nafata nkavuga ngo uyu muntu arafata akankamera ntabishaka nkajya kubona nkabona yakize kuri YouTube ngo acunga wicara hari n'ikiganiro kizonzova mfatiye igishabazi ndi kwambara ngo nkore ikiganiro mbona ndi kuri YouTube yiwe abantu baratangira yarakwishyuye ari sigaho ujya kwirirwa usambana na nzovu kuri YouTube yarakwishyuye ari anyishyura byase ko yakire kwe nkahita mubwira ngo kuki wankizeho utanyishyura uzamwishyuze kuri platform yiwe uzamwishyuze wa mugabo ibi bintu wihaye byo kuza guhabura abantu ejo wavuye kuri ribu uza kutubikamo ubwoba hano ngo nago uvuga amategeko ribu yavuye kurega nde uzongera kukuvugira umuryango ngo nuzongera kukuvuga nawe reka gufata abagabo bacu cyangwa inshuti zacu ngo uzisopanye bana neza ujya wicaza abatumye nyamabondo yamukoze iki se uri ngo yavuze ngo mushiki we ngo anamuvuga ngo n'abana be watuvuza makeya yamuvuze ibikeze kwicara mu kiganiro ukavuga ngo ubwo ngubwo ibyo bintu ngewe rero reka nkubwire kakajwe wiza kudutera ubwoba nawe nagura ishyashya nawe nituguhagurukira
iyi mihanda cyakora uriya munzane n'uwa buri wese ugiyeho ntago waturika wagupima ukinjira uriya munzane ujyaho umugabo n'umugore ajyaho umunyacyaha wese uramunzana hariya ni ahantu buri wese yakwisanga ntazagira uwifuza kugerayo rero ni umunyeshyari afata amacano agafata abatumirwa akabiharira ngo abandi macano ntabakoreshe ni umunyeshyari shaho twigeze gukora ikiganiro i Remera turi kurya ihene n'abanyamabondo na ba Noheli araza ahagarara afite telefone si yari umutumirwa ntiyicaye ngo arye ngo nawe ahembwe tujya kubona tugisohoka neza na boss atarakanda akanyenyeri tubona ikiganiro kigize ibihumbi hafi 13 cyane cyo kuri cha ariko yaje kukiba atanahembye abantu isaba yatumiwe nawe ngo numukire umukire wa Yesu utahemba niba bahemba nge ntago arampemba Vanessa ngo ni umukire se ngo ni umukire muri social media ngo araza ngo akamena ifaranga ngo akarimena niba rimena kuki yibi biganiro reba ikiganiro yashyize ejo bundi yiba fisi ikabutura yamushokanye fisi yagaragaje inyabishaka oya ibintu bidafite 12 umuntu ntago ari sawa ubusaho umuntu agiye kubimuregera fisi nuko nyine abayitondze ndashaka mpembe ikiganiro yashyize kikamuha views ndimo ndashaka mpembe umpembe cyangwa ajye kukurega nanjye ubivuze urakaye reba nagiye kwa ntuza kwa dusabe n'umuntu nagize ibyago arantwerera n'umuntu nagize anniversaire arangenderera agira anniversaire ngiwe umutinda araza atega kamera ateze kamera nisanga kuri channel yaravuze ko channel ntayicaraho agomba kunyishyura bwa ndi minota 2020 oya ubwo azakwishyura wowe muzegere uzamwegere ikise uzabimubwira kuri kamera azanyishyura nibiri kuri YouTube Vanessa yishyura umuntu ariko uretse n'ibyo abantu benshi bagenda bavuga ko nubwo wenda yibi biganiro uretse no kwibiganiro ngagira n'amatiku menshi cyane ngo n'ibintu bya yakamana uzare abantu hica abantu babiri batatu agomba none se ntago yafungishije yakamwana ariko ni gute muri anniversaire y'umugore w'umuntu ibaze uri umugabo wanjye ngiriza anniversaire y'umwana wanjye iyo ushatse umuntu wabyaye uwo mwana bari uwanyu mwese kakajwe araje abaye ni utegetse uwo munsi ubwo wabukira umugabo wanjye ubwo niwe MC ntago ari we wari MC ni nanjye wari ufite ijambo none se ubwo byagenze muri birthday ya Blessing rero niwe wayiteka niwe wabwiraga dusabe ngo azane icyo kunywa niwe wahagarikaga abantu abwira DJ uriya musaza wa Esther ati hagarika imiziki tutambutse ijambo yakamwana yari yabaye nk'umuvumba arangije anyurwa ko ni nawe wakoze ibiganiro bya anniversaire ni nawe wagiye gufotoza umwana ese kuki biriya bintu leta itabyitegereza ngo urebe umunyamakuru uri gusenya ingo z'abantu reba guturuka kakajwe reba Vanessa guturuka akiba hano igikondo yaka igihe yikoraga amatera atandukana na dusabe bwa mbere urabyibuka ko ari umuntu wafashe ikiganiro bwa mbere n'igihe inzu yamugwiraga why region nibo badakurikirana biriya bintu ngo babicukumbure bamenye ni muntu ki none ngo na cano ya dusabe banayibye kandi niwe manager oya barimo barakiramo Tiyote na Olivier n'undi muntu nibarindera niyo mpamvu nanjye nasashije mu gitondo njyaho ndebe ibiganiro nkayibura ngo bayibye Yesu we ariko kaza kuvuga bamaze kumenya hamushize kwibaca n'urumva ari ibintu birenze agari ibintu birenze nabyo yaba biziho nyihera amazi niwe si wese we editinga ni umwe editingira ni ubishyiraho ibintu byose si ufite email yawe ni ufite email yawe none ngo bari abo banditse ngo titire kwandika titire niwe muntu ubizi cano ya dusabe niwe uzi uko imeze niwe ubikontorora none se telefone dusabe ntago ashobora koraga ikiganiro ari we yayihereje siwe wari uyifite siwe wari uyifite si ubu uyifite nine turabizi none ngo ariko uzigara amakuru mashyashya famille harya ni famille ya Kanide famille ya Kamana wadusabe yakabadusabe ntagiriho rero uretse ko abana bari mu kazi sha arimo arashaka gushyirishamo n'abandi ashobora no kuyihakinga ukuntu yamara kubashyirishamo ikagaruka nabyo icyo kintu mugitekerezeho hano hanze hari abantu bazi ubwenge bajya bavuga ngo ijisho rya mugenzi wundi ngiye hari ibintu njya ndeba niyo mpamvu njye ntatunga cano sinyisobanukiwe nzajya nzicaraho ngeweho abana yitwara uwo munsi nayifunguye umuntu niwe umweditingira umuntu niwe umufatira ibiganiro umuntu niwe umufatira inkuru sasa uyu uraza kuvuga ngo Tiyote wa epikazi byadusabe na cano ye gute sibyo kumukoresha se none arimo kuvuga ngo abantu ngo bayitwaye aba bari kurondora mu majwi nabaye ngo ni bandi arimo aravugamo Olivier Kurexiraji Yesu akavugamo nuza Olivier se yajyana ngayimaze
Tiyote Olivier yajyana ngayimaze bari abantu urabona ari gushaka Ngahibaze. wababonye undi ninde ari kuvuga ari kuvugamo n'undi muntu wa gatatu niba sinzi umuntu wa gatatu ari kuvugamo Mudasobwa na Nyamabondo arimo arabiva Nyamabondo amugaruyemo kandi Nyamabondo Nyamabondo sahuriye na abantu vuze bafite bari mu bari yatanze muri ribu ngo yagiye kurega kuko Nyamabondo we yari yitabye mu bantu arashaka kubashirisha amasigarane arimo ari uri gukora ibiganiro sibo abahanga dufite se Olivier na Ntuza na Tiyote na Manasi Olivier katajya kururana na Arimba TV Dusabe ariko we ntago njya mbona mukururana wowe uraza ugakora ugakora afite bariya rero bicana bagatindana nawe akamoto ahita acomoka ngo inkoko itindana ihatorera ikahati baba ubundi reka umugabo ari gushaka gukora nyamara hari igihe azajyana ikibazo agiye kurega umuntu bakaba ari we bagishinja ese wowe mugore niba bakuvuzeho ikintu 1 2 3 no ngo bajya gukora ibiganiro ngo kumuvuga ntacyo bitwaye ubu arimo arashaka umuntu umushyira kuri tamuneri niwe ari guhiga wiyenza baramushyira kuri tamboneri erega nanjye muri yashize yigeze kumamagara ngo namushyize kuri tamboneri we kwadushyiraho mu biganiro kucyadushyiraho yaramamagaye dango namushyize kuri kucyadushyiraho none se ubu natwe tujye duhamagara abantu badushyiraho wese kashyiraho abana nimero za ribu ntago wanditse hano z'ubuyobozi bwari ntago zizaho tujya kurega abantu badushyiraho wese kashyiraho abana ibyo ntuzabimuhamagara uzamureka gushyiraho umuzamureke gushyira kuko wese kashyiraho abandi ntukira hatamembye mba ndi mu kazi none se iyo mushije ikintu nka gikocora hano singeri ibitwara cyane none se we yabimutwara imubaza iki none ngo nzareka gishyireho inantware nta n'iryo 10 ndiye tamboneri nje rwose ku bantu basobanukiwe buze kumushyiraho rega ubundi umva kano gasekeje baramufata bakamushyira kuri tamboneri gusa ariko wafata ikiganiro cy'abandi kiti akagenda ashyiramo buri muntu umva wagira ngo muri ribu ngiye mwamaye amahoro wowe ibintu wigize wasanga harimo mukuru we sanga harimo mukuru ibyo leta ntago ibireba uvuze ibyo bintu byacu umuntu agendana muvuze ibyo bintu byacana mu nyibutse ikiganiro nakoranye na Yaka mbere yuko bamufata yaravuze ati Dusabe twakoranye kuri no channel hari hashize iminsi mike babahembye ubwo hari hashize iminsi mike ari nabo bavuga ngo niyo bishyuye ati nagize gutya turakora amafaranga ntuza barayahembwa ati yose barayariye barayamaze none ntaranafungurwa na channel arayijya irabuze ariko urabona ibi bintu bitarimo plan man mubihuze murebe ibi bintu birimo plan tiguta hataraburi ya bondoji ko na ya bondoji tarabura iya princess umugore we kwitarabura nuko taraba iyo kwitabura ariko noneho iyo yakoragaho kuko ngo Dusabe ngo Yaka ngo ubundi ngo yarabinjire kuko umva ukuntu impamvu ibi bintu abiziho Yaka mwana aravuze ati n'ubundi baramfunze niyo cano y'ijyana uzayikoresha izagukize ahise yenyegetesha avuga ati Dusabe ahubwo bashobora no kuba babiziranyeho bakavuga ati reka dukora iyi plan none ugaruka na Dusabe akaba bari gushyira mu majwi barakenerwa gusobanurwa nyine basobanura nese urumva atari gushirisha amabanga akura mugabo urabona atazi ubwenge sha wagiye ubyihore ntago ari ubwenge birani bya buri wese nawe byamugera ibyo uri kubifuriza bizakugwa ivuta buri cyumweru zova agomba kuba mufite gutya mu ntoki inde ubundi ubuzi plan igezweho ni yuko bashaka kumusubiza hamwe yavuye Nzovu bamusubizaho yavuye bande ba Kakajwe se n'ikindi kintu se utaruzi ko mamumeze ubwo ziko Kakajwe yageze ikambere umuntu amakuru tuba turi kumva aho ngaho rirazina Nzovu ritazakomeza gukora muzajya muza muvuge ngo bahize ingwe nuko rese bahize nibandi bari bahize se ninde warimenye kugenda biteze none se mugenzi wa hamukize naga hazi kuza n'izina karikuraho naga bizi ko mwagiye mureba kure ikintu cyane nuko atari hano ubundi ari hano nahita ameneka byose nkabimubwira genzira kuvuga umuntu udahari wowe iturize reka nkubwire harya ngo wirukanka kenshi wirukanka nimbwa cyane ukayimara ubwoba imigani mba nyizi mwebwe mutegereze mujye mwakira nabarega mwitabe bahizi wa Diane ntizabura gukora tuzatura tubati bahizi wacu dore wowe bomora na bomora dizakorera tubishatse izina twarihindura tubishaka izina se kari izina ko umuntu ashobora guhindura keretse kibazo hagiye umuntu yagiye bwa bikaze umuntu yagiye kugira ngo ako nukuri Imana yo mwijuru shana ukuri rengere Yaka itariki yagendeyeho tugiye Imana yo mwijuru ibabarire Yaka nta muntu udakosa yarakosheje sibyo oya twamuvumba ibuye ryagaragaye niba rikisha isuka Imana imubabarire pe ataha garuke umutwe umwe kugira inama yo gusara koko nkura mugore ababona uri muntu ari inshuti afite yahehese
manu umuntu uzifuza gufungisha undi. Hari abantu muri comment nagiye ako mbona bagiye bibera nkanjye na kimwe hari abantu bakurikira ngo tubimenyera ibyacu turi bihuwa byigende none se ubundi utamenya ibyawe ukajya kumenya ubundi iyo batangiye kumenya ibintu by'undi muntu menya ngo do bizarangira nta mahoro ubibonyemo. abantu baba ngo yaramukurikiranaga rwose ngamwita nukuri kw'Imana muri ubu buzima. Oya niba ari urukundo aramufitiye ni gute urwaza umuntu babanje gutereka kamera utayitereka ataniye he na Jack barwaje muri ya famille wacuruza gute se yarari gucuza ro nta rukundo aramufitiye uba abantu bose bamfasha abonatse tuke abonatse bitanu ko badatera mu makomenti y'ibigano mba nakoze bavuge ngo Amanda yanyatse bitanu nuko babandwajije rero uwo ni rwo rukundo rutagutamaza utagushyira imihanda mufite ibibazo. Reka twibaze inyungu kakajwi afite mu kuba abantu bose bafunga nuguhemuka usigaye abantu ukunda asigaye yarabaye nk'ibihogo byapfubye hano hose nise uruhu hano yaratanyotse inyuma y'amatwi se we yabaye iki wagira ngo nejo nahoze kubwira ngo hari amavuta abivura ujye usigaho umugombe cyangwa se wa muti bita ibumba ry'abagorozi. Ibumba ry'abagorozi uranywa ryatende sigaye ukarisiga kubihumanya avuga yuko ngo bamuhaye igisura niba ari amavuta ya feringo araryana yaratamutse hose igisura ariko siba kisigara nacyo kiravura ukuntu yabaye cyane ntagura ari bani nyuma y'amati ameze nk'urutaro rwanze gufata amase ubwo ni nk'imisatsi yanjye yashaje ni kameze mana yanjye Amanda abantu bari kuvuga ngo nta muntu akiri kuza ngo avugane nawe abantu bose bari kumureba nyine bakareba ubugoma bafite muri kumukorera ibyaha nyine. Ejo hari abatipe bavuye hano iraca no yari hano uramutipe wogoshe gutya Angelique so TV ni Angelique uramutipe uzarebe yaramubwa mujyana kwa Desemana utuziziki ubu tuzajya tuba turi hano tuje ko natone baratujyanye umuntu yaraje bayobozi yaraje atubikamo ubwoba niba mwaramutumye ngo no gusura nibibazo no kubanza umuntu akamusaba uburenganzira tuba twasize abana mu rugo ejo ngiye kumva numve ngo ngeze kuri ya hano Nyarugenge mvuye igikondo uyu mugabo aradushaka hiki niba atakikora ibiganiro Mbutsige mbona korana n'ura mudamu wa Nzofu mukuru mama w'abana yaduhaye amahoro tukikora natwe tugaje nayo iri mu maji ariko kutekunda ingo z'abantu uramuga barashaka iki mu ngo z'abantu akunda ingo z'abantu sinzi impamvu yanga bimereye neza ni nawe wazaga mbere na mbere gufata ibiganiro bya Esiteri yashwanye na Nzofu umwe yaraye mu kabari sinzi impamvu akunda biriya bintu sinzi impamvu reka kunda wazase nta muhungu wese ari amahoro yahajya kuhamariye nta muhungu w'inzobe ese ubundi ufashe abantu babiri utazi uko bahuye ukabateranya niye nyungu ukuramo mu guteranya abantu hajya dusubira inyuma tukareba aza yitwikiriye ya ngofero y'abasilamu abari masebya abashehe koko abashenzi ko bagira umutima mwiza aza yigize umusilamu akagarika imwemwaha kumba ari maradufata makuru ejo muruduke mvuga iki nana agashya k'ibyo bibazo byajyanye Nyamabondo kuri ribu ariko Nyamabondo we yasabye imbabazi kuganira bisanzwe yasabye imbabazi yarazi ibyo yitabiye yaragiye bamubwira ibibazo agahisha ibirego yakoze iki se none ese mu byo bamubwiye harimo ibihe ibyo yabashije kuvuga harimo yuko kuza tugakora ibiganiro twavuga ku miryango y'umuntu nk'ubu nkavuga umwana wawe nkamuvuga nabi urumva cyangwa avuga uwo mwabyaranye n'uwo mwana cyangwa avuga mama wawe cyangwa papa wawe abavandimwe wawe nzajya nza nkushishura uko uhagaze njyewe mujya munshishura oya ariko icyo ngicyo cyo ni icyaha icyo ni wemera ko ari icyaha uze ngo mvugire nk'umuvandimwe icyo ni wemera ko ari icyaha ni icyaha nibyo bamutumye agomba kudushishikariza ibyo bintu mu magambo tuvuga rero mujye warinde batumye icyo cyo ni icyaha kuvuga umuntu icyo kiri mu byamujyanye abangu mwaramuserereje twaramuserereje se ko ni ukumuseza ahubwo ko nasanze ngo yavuze ku muryango we oya niba wenda yarabivuze mbona ko arasavuga yicara avuga umuryango we niko yabikoze ryari umuntu ahuruduka akabwira ikintu nk'abafisi cyo kwako nina abantu heri batukana we rero baramutse batukanya arimo agahita yivumbura akajya kurega akarivumbura we uzugiye kurega hari uzivumbura uzugiye kurega ugiye kutuvumbika kuri ribika bari wivumbikamo neza ukaba ari wowe ujya muri ibyo bihano gusasha umuntu wifuriza undi gufungwa
njyewe sindafungwaho ariko nafunzwe muri sitade ndavuga none ari gereza byamera gute ubwo we warafunzwe nuko nyine ndavuga ngo niba narafungiye muri stade nkumva ni ibibazo umuntu wifuriza undi kujya muri gereza handi ujya kuri tuwarete babacamanza bari hariya bakaguhamagara ugashinga niyo mpamvu Imana yo mu ijuru nizamuze n'umuntu ngo wajye se gusura umuntu muri gereza baso bafunze njyewe iyo ngiye gusura umuntu nyimubona amarira aba yananze imbere nanjye nagiye kumusura ndarira sinshobora kwihangana kabona niyo twaba nta kintu dupfana ari inshuti yanjye amarira niyo ananga imbere ejo bundi twagiye gusura yaka ni ukuri ko Imana yo mu ijuru nzovu yararize nanjye ndarira nararize amarira twavuganaga ndi kure nkibaza Mana nkomeza umutima wanjye yakameza ate sha araho nyine usibye icyizere cyo kuba ati mu nsengere nzatahe ariko bafite icyizere kazataha ikintu ngiye namubwiye cyonyine kubera amarira nari mfite navuze ni Imana yo mu ijuru izakubabarira naye nubitse gutyo umutwe uri gushaka abagore b'abanyabutare utazi umunyamutara mutara mu nzu ubwo nanjye ukizemo wowe nzova Mariya wariri harakwayaka yamutware neza utazamufungisha nawe oya sha nukuri ko Imana tuzapfa ibindi ariko kuvuga ngo ndamukubise kuvuga ngo ndamufungisha abanyabutare baza ngo ni abanyabutare njyewe nta muntu nakwifuriza gufungwa kuko uburoko ndabizi burarya njye mfite umuntu wanjye wo muri famiye ufunze ariko iyo ngiye kumureba nkareba acyambaye iriya myenda ndavuga ni Imana ndakwinginze uzamworohereza kandi niyo afunzwe yego icyaha yakoze bwari ubuzima yari ari gushaka ariko Imana yo mu ijuru izamworohereza ntago yibye nese ubuzima yari ari gushaka kumba mbona nawe amaherezo bari abagore bazakujyanayo bari abagore muri kurwanira umugabo bazamfungisha se bazamfungisha bamorikiza mwebwe ikintu ushaka shaje uva kuri Marine ubu ni nk'uwavuga mu mujyi wa Kigali urambwira ngo bajya kwikoresha brad shower irimo irashaka gutwara umugabo imujyane mu bice bya Remera nta gishaka nanga ngo none nicyo uzabuje kunyigisha nubundi aho umujyane abagore nta wimuka umurozi ngewe ntago rega mujyanye kugira ngo ahunga abagore umujyanye umuhungisha iki baragira ati umugore we bashakanye ati nta muryango n'umwe twari dutuye ninjye wari ufite umugabo ngewe ntago twimutse tazengurukaga kandi umva nkubwira Amanda hari ibintu urimo kwirengagiza hari ibintu uri kwirengagiza njyewe umva nkubwira Amanda ntago tugiye kujya ku gisozi cya Nyamira mukanya gusoma umukobwa cyane n'uyu ari mayo ubunyobwa yanamusomye nubwo utabanyuze mu kiganiro uri ari gushaka amafaranga nayashaka abwo igiti cyawe cyarakoze nashaka amafaranga ari kukwemera akanagutinya n'igiti cyaze sikeri kiracyarimo bose nibagumye bavanga ubu ngubu bwanyira bukara burimo buraza bwisize gikotoro gusa disi mu bureko ese wagiye batera makeup wagiye basoromye ibi byose si ibyatsi se ubundi wowe witegereje hari abantu benshi pe bavuga bataha yewe ati nzovu abagore bose uko baza bameze turakuzi ati na Diane nukomeze wowe nk'inshuti wowe witegereje mu maso yawe ubona Diane afite gahunda ki ubundi nzova azacika ku bagore kubera uyu mugore natahapfira azahakirira ndarivuze nutamwicira uzamukiza kadusoza dusoza uritwaye iryo jambo dusoza naribitse uritwara uribike naribitse mamazi mbijyane none se ubushatse kuvuga se we koko byanyabyo we yaje ashaka nzovu nk'ukuri nk'ihane igiti cyaye cyafashe nzovu aranamwamamaza koko aranamuzamura ariko se igiti cyenge twari tumaranye igihe ubu uyu nguyu yandusha inzobe yego ara nzovu ni mwari mumaranye igihe ubwo burozi bwanyu mwabagore mwe buzashira ariko nawe butangiye gucika intege asigaye gusubira za Sodoma wasubiyeyo uburozi mfite burazwi nawe ushaka wabukoresha ntago nzafata amafaranga yanjye nakaguzemo umwenda mwiza ngo nkwambike umwana wanjye cyangwa nanjye ngo nkwambare ese umwana n'umuhungu n'umukobwa cyangwa ngo ngende mugurire uwo mufuka w'umuceri ese Dia nzovu ni mubana muzabyarana nk'abana bangaye nk'umugabo utegereje ko muzasazana se ushaka se kubaka abana batatu bane safite abana bane safite abana bane simfite umwe ntakubeshye njye nawe tuzabyara umwana umwe akira datse wewe meye ko muzabyara wowe urabyemeye ari kagapira k'imyaka 5 uzajya kugakurishaho iki ni igiki iyi singo wakigwaryiwe iyi singo yewe nagapira ngira wagakuyemo se ngakuriramo iki se uzana iyo nkovu hano zana hano do ngiye hari imitsi aka kantu n'umwana hari akubona zanira nkovu rero kunika se handi kwa muganga badupima
ntakubonye vugisha ngenda kabonye iyo si irasi inkovu y'imyaka 5 njye ndabizi ko yarabivuze ariko navuze ko mfite imyaka 5 karanakita wakimyaka 5 oya ni izashira karapfuye ka ikibingo naga ari njyewe mani kibunga avuze ko ufite yavuze ko afite ka myaka 5 adakeneye no kongera kubyara ariko wowe wigeze kugakoresha nese iyo nkovu ni n'ubundi karimo zo nukareba ntabwo nakoresheje ariko kubera ikimama ushaka udatuma nkakanda kagaturubika ngo kari mu kakajya mu mubiri gaturubika nakombamo kuko ntacyo nzovu rero gira ucunguze uburyo umwete inzu ntibayibonye ubyaza uyu mugore ubu urabemeje noneho natwita zaba twemeje nta ntuzongera kumukora muri ya ruhare reka nk'ubu ngubu aho ntawe tugane ku musozo rero Arimba TV twabasekeje twabaganirije Amanda nimuhunda muzambwire ngaruke muzandike muri comment naho naba navuze ikintu kidafitutse mujye mwihangana twavuze amagambo menshi kuko bitunyura mu maso ni byinshi pe mukore subscribe mukoreshe ya kandi mujye hari umuntu utazi gukora subscribe abakora imba barabizi ahubwo nakiriye abagore banzovu bose beza hako nzovu azi kwitegereza ese ko mbona bagira ngo musa we abantu muri comment mutubwira aba bagore murabona badasara nuko ndi munini cyane ariko hari igifaransa kivuga ngo komusa abo bakivuze ngo iki komusa nyine nyine se si igifaransa saba bivuze ko musa mu gifaransa bivuze ngo ko musa nyine ko musa abavuze mu gifaransa avuze ngo iki nyine nkoko nabantu ukavuga ngo murasa mu kinyarwanda sigara ubwo amusubiza ngo iki nyine ko turasa turasa ko musa turasa cyangwa turavukana oya ntago tuvukana ko turasa kubera turi inzobe twese